ndabona nanjye nkeneye kuhagira ubuzima. Oye ubuzima bwo burahari. Aribi. Yego. Ariko turamanuka turatambika. Turazamuka. Hose ubu nahawe. Numva byose ari byo muri ibikomere byo ku mubiri nikiye cyo muri ibikomere byo ku mutima. Ku mutima. N'amasengesho. Akona isi zisuka mu rugo. Nakumbata. Ngewe mfite umwana ugukunda cyane. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, nditwa Professor Mbata benshi muranzi kuri iyi channel no ku bindi bigano bindi ngena nkora ku mateleviziyo agiye atandukanye. Uyu munsi ejo bundi nabonye ikigano cya Amag the Black. Numva ngize emotion yo kureba ndavuga ati uyu muvandimwe wafashe umwanzuro kuza hano ubundi namwigira hiki ubundi ndamutse ndukeneye kumufasha namufasha iki. Uyu munsi naje kumuha umubyizi. Icyo ndi bumuhe no umubyizi ibyo ndasanga akora ndamufasha ibyo ngibyo, ariko by'umwihariko nanone nimwigiraho kugira ndebe ko byibuze nanjye nazabona ahantu hanjye ho gutura nkaha ngaho nguko atuye iwe, nanjye ndege kuzajya nirwa ngiye na mbunza karago. Ibintu byo kubunza karago ntago bisa neza cyane, ntago bigaragara neza cyane imbere y'abakiriya. So twifuje no kuza hano turi hano bahita ariya gute bahita gute hano bahita Samuramba. Twaje Samuramba ugera rugende y'itaka ukazamuka haruguru ugatega moto ihagaze amafaranga nk'$1300 ukagera ngaho kwa Amag the Black. Reka tugende tumugereho tuganire ibyo dusanga ari gukora turamufasha. Ngiye naje kumuha umubyizi. Ndabakunda cyane rero mukomeze mubane natwe, reka tugeyo. Yikaritse se ko muri tuwe n'abantu babakira ahubwo ga kumbone tuwe n'abakire Bega nuko nkuko diri zimeze. Ahangana imaze igihe kinini ntagenda ahantu nkangaha, gusa ariko aha ni ahantu heza ho kugenda no kwiga no kwigira ubwenge. Uri abakire benshi imishinga no kwiyibutsa. Erega n'abakire benshi imishinga yabo ntabwo bahari muri Kigali mo hagati. Imishinga yabo hanga bahafite ibibanza bahafite reba nkariye. Hariya barimo barakora iki? Ubona ko atari umushinga w'umukire yaje agashyira hariya. None se ibingibi babashyira i Kigali bigakunda? Ngo ubuzima hari ibintu ari abantu bagata twumva ko muri Kigali ariho ubuzima nyine ibintu byose bishoboka. Reka dani bazakubeshya. Gadi ncombetse muri Kigali urabizi. Uyu munsi nyiri inzu arabyuka akakubwira bimazemo imyaka ingahe mbese? Kigali niyo mvukamo. Uyu munsi nyiri inzu arabyuka akakubwira ibibazo byiwe bitakureba, akakubwira ko akeneye inzu ye bitewe nuko ari muri business ze n'inzu niye kandi ugomba kuyivamo. Ariko uramutse ufite yawe hano, nkeka ko uramutse ufite inzu yawe hano wajya urushywa no gutaha, ariko aya rent nta kurushye no kwangirika kubikoresho ko kwimuka kwa buri munsi nibikubeho. So ngiye mpamya neza ko uyu muhungu nta address ugira. Ikora nta address ugira. Uyu munsi ni Nyamirambo. Ejo Nyamirambo ni Kabeza. Ejo ni Kimironko. Ejo ni mana zuko nta gasozi ntaraheraho. Nta gasozi ntaraheraho no kuri kw'Imana. Ahantu muri Kigali utaratura. Ntaratura. Pe. Nukuri nta gasozi ntaramukiraho. Dukomeze tumanuke se. Dukomeze tumanuke tugiye. Umuntu uhamagaye se mukabyara mwe. Halo. Halo. Sawa. Amakuru ni meza. Ko mari inde tuvugana? Halo, ndi mu kazi reka nze tusubire. Gadi we. Abafana bacu rero nabo ni ikindi kibazo. Araguhamagara akakubwira nkaho muziranye.
kagira ngo wenda ejo mwarahoranye muri kumwe birangira umugoroba mwari kumwe mukamwe mwari muri kumwe none muratandukana ugenda utanamusezeye ikintu cya mbere cyo ndebye view y'imisozi iri hariya hakurya ariko se ko abantu bagashya ngo Kigali ngo ngiragize hari ahantu hose hari ibibanza bya makeya hari nagari Kigali hari ni uraza kubaza cyaro yose ni muri Kigali haba ari muri Kigali nkaba nta kibanza mfite na hariya nkaba mfite ikibyimba mu mutwe ukuri kw'Imana byaba binagoye ndabona tuhageze ariko Brigide Black ndabona ashaka kuba ameze nk'umuntu uri kurya ariko n'ubwa mbere mbonye ari kurya umwana w'imbwa Maji Yo, urimo urarya mwana yewe ndamwita mama. nangize ngo witera ka B1 gusa bikahuriramo majerwa Azima nziko mbata binombwiraga nzi ko ari brag man. reka da geri seri hano arafunze se Zibite. ni fresh yewe nkuko nabikubwira ngenje kubwumubyiza Ahubwo hari undi muniga. Uje kundeba nimba rero. uriya mbonye uzamutse ufite inoza ufite igare Iyo umuntu aje nta gahunda mane ntaga mbona. Umva. Dore byanje navugaga bya Air Force 1. Ngo amata. oya none se Wabimbwiraga. Yavuye se umuniga ari muri brag. wandi seri ngiye kabisa Ubwo rero kuri uyu munsi uje naringiye hirya iriya. ugiye gukora iki se Uraza gukoresha utu tuntu ibyo bintu bikuremo mwana. reka gabwo reka zikuriyemo ahangaha zisigara ngaho zitaza kugira Hari n'umuniga wagombaga kuza kumfasha ubwo ngubwo uramusimbuye wenda warabagara. yarabagara okay Yewe we byayo meze bite siyongeye cyane fresh kabisa izo mvi ko ntarinzi kuziho zije gute none ni ugusaza wagiye narundutse ariko amajinja nanjye mu bwanwa kugenda amajinja nibuka ubwa yigeze kunkorera twagiye muri National Street wabwiye ibintu by'ububuga byo vuga ubugabo yigeze kunkorera ibintu ariko mani ya Force n'amata amata ntago ari umwumbati ubu ngubu shyiramo bote rero buriya ubaye uhuriwe Nguwondiwe. umuryango wuriwe ubundi ngomba kubanza nkisobanukirwa ariko aha nanone ikindi kiyongeraho ndabona nanjye nkeneye kuhagira ubuzima oye ubuzima bwo burahari aribi yego ariko turamanuka turatambika turazamuka aha hose ubu ngubu nahawe oya wowe menya ko tugiye mu kazi nyura hano turacemo hano dutambike turatambika ha hantu hawe ni hanini amaji umuntu mwana ni hanini cyane rwose ubusa mwana ubu se shaka ko twebwe twiriwe muri Kigali batwirukana nk'abiruka ariko mwambaye amata ngo nambaye se ubundi ukandagira amata ko twirirwa batwirukana nk'abirukana ibikona iki ni ikiraro byacagamo ariko mwana byacagamo kabisa naza kutubwira ukuntu wiswe mbata wabiganiriyeho twigeze kubivugaho nawe uwa babiri twigeze kubivugaho rwose nimba barabona gutagataga nk'imbata uba wahageze ubu twahageze ubuse tugiye kubagara bino birayi ariko ni ibirayi duhere hepfo rero ubundi se wigeze ubagaraho nigeze mbagaraho ndabizi shyira hasi isuka rero ariko twagomba kujya tugira turatangira mu kufira oya kufira urabizi
gutangira mu kufira kuko hanga ndabona ukojejemo isuka ushobora kwangiza bino birayi. Rega abantu mwagiye mubahana cyakoze biritoshye ma gadi wabonye za ndabo z'ibirayi ziriya twasanze zifashe iki nta kintu ubushize nta zari zihari. Ubu rero bigiye gutangira kwera ubwo byatangiye kuzana indabo ahubwo nubitera umwaka kuko barambwiye ngo hari igihe ngo umuntu aza mu murima wawe imyaka ikuma. imyaka ikuma mfasha hari n'umuntu ushobora kukurebera inka yakamwaga ntikamwe. iyo umuntu agiye guhinga ngira ngo ahera hepfo cyahera ruguru ahantu hose yahera mani ibyo. Reka wibuke ko n'ubundi amagi yaje aha ngaha n'ubundi asanzwe ari isire y'i Kigali. Ari isire y'umupapa w'i Kigali yaje guhindura amateka kugira ngo ihindure amateka ya za kavukire. Ariko n'ubundi yari asanzwe ari isire y'i Kigali. none se n'igihe waje wambaye amata nawe wabona ariko waje wambaye bwa mbere nta kibazo kakuba ndi uwo ndi amagi gusa urumva wowe utameze nk'ukuntu ubundi umeze cyane rwose. ndabona n'ishu ryarizoje amagi ibi bintu ndabikunze cyane ariko nanone byakabaye byiza ko bikangurira na bamwe muri twebwe kugira ngo ejo wowe waje kunsura uzi ko uje ngo twicare tuganire nabigukanguriye tukaza tukamenya gukora hakiri kare kuko hari igihe Kigali izaba igoye izaba igoye ku buryo bazitinya barasanya ndaza kuzishyira inkwavu umva nta kintu cyanjye cyo gupfa ubusa bro. ariko siko nibutse ko ufite n'inkwavu ndakuragiza nyakuragizwa urukwavu turagenda tubiganira kuko urumva nkabyumvise ko amagi agiye kundemera mu kanya ataza ese ama nako mbata byakujemo gute kuza guha umubyizi amagi impamvu ya mbere amagi ni inshuti yanjye. Ikindi nanone nabonye cya kiganiro mwakoze ubushize mbona hano hantu ndavuga ati nshobora kuza nkamusura ariko simusura imbokoboko kuko ntarinzanye ikibindi cyo kumutura nabatereka nze muha amaboko uriya abakene batizanye imodoka abakene bakagurizanya imibyizi tukagurizanya imibyizi. Nuko rero nahisemo nabati reka tubikore gutyo wenda ejo ninjye nanjye nindamuka mbonye aho nza kwegama nanjye ntibazageza mfasha kuko ndi no muri process yo gutekereza uburyo nanjye nava mu bintu by'ubusongarere bw'i Kigali nkajya nta hantu nkangaha. Ndamutse mbonye ubushobozi ubwo ngubwo Taito arandika ngo mbata ngo bamukwema yafosi y'amata ngo bamwambika bote. urabaza abahungu jya ushyira ibi bintu ku ruhande kubera ko inkwavu ziba zibikeneye. Kimarisi urayizi ikora iki mbata Kimari nayo ni intuzo iriya nye barasanya yakweretse inkwavu zirarya ariko nanone wagize nk'igisebe wakomeretse iromora. ni umuti mwiza ikora nka milkilichrome. Milkilichrome ni umuti ujya kumera nk'amaraso iyo wakomeretse cyangwa se ugize ikibazo ugasigaho ukira vuba. ariko iyo umuntu ngo yahiye ngo igitsina gore ari ukuntu cyomora nibyo bintu ngo bakoza hariya nyine yafata milkilichrome akamilkilichrome akangaka ko kitwa ngo yitwa nyiramunuka nabi harya nawe cyo nacyo kiravura nacyo kivura iki nacyo kiromora cyomora iki ubwo cyomora umuntu agize. ese ni iki cyomora ko numva byose ari ibyomora ibikomere byo ku mubiri ni iki cyomora ibikomere byo ku mutima ni amasengesho ni B1 gin cyakoze mba ndababwiye ngo B1 gin ku isi hose abantu bose basigaye bumva ko ibomora
iyo muri igikorwa cyo kumutima. Ikindi mango fuji nayo buri iromora n'ubuto bwitwa zahabu. N'ubuto bwa zahabu. Iyo butekesheje womora umutima nyine ukaba wumva umeze neza ukumva uruhuriwe. So rero Mbata nabwiye abantu kuri Kigali News Channel ngo nzazana ibyamamare bimfashe. Tugomba gufatikanya umurimo n'uwacu. Gukora ikintu cyitwa habisarura, habibagarwa, byose muri rusange. Ibintu by'abahungu tunabizirije cyane Zikumbata muri iyi show bwiza ari uwa kera. Ataraza B1 Jinisha ugira izo mbaraga, ugira izo kime. None Jini ubu iri mu kazi. Ariko Mbata ngewe mfite umwana ugukunda cyane. Umukiriya wanjye. Yarigena Sama kahinga taragurika nk'igitagangurirwa. Seko ntabimenye yariye. ariko iyo usize isuka mu rugo nawe ukoze ikosa. Sizibwi bari mu rugo. Kandi iyo suka yanyaje. Zinkoko se zaza ariko ntabwo nazirenga. Cyo bakwise Mbata. Yes. Sirenga Mbata nikubwiye abakiriya bacu batagira adutakariza icyizere. Mbata wamba baretse ukabivuga twicaye Imana. Tugiye twicaye ko ndahana adutakariza icyizere. Kugira ngo telefone. Ariko utu turabo uratuzi ho. Cya n'ubunyano. Ubunyano ni ukwita umwana izina nk'uko ushaka. Turebe uzarebe iyo babise umwana izina. Bashyiramo turabo kugira ngo babyite ubunyano. Izo uruhinja. Muki? Umunaga w'uruhinja. Ariko Mbata we ntabwo uhinduka. Kweli? Oya nta muntu dukoresha twebwe nta muntu uzaniza. Iyi sambu ko twayiguze ihari. Ubu tuzabura abantu baza kuyiruguta. Kuyigura no kuyiruguta ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuyiruguta no gutarihwa. Akiriho rihora ribangama. Nishakira inzira. Wanjya nje nahabonye. Iyi majagu urayizi? Waherukaga majagu ryari? Yo ngize. Kera mu cyaro kwa basogokuru. Nta cyaro kikibi Rwanda. Mu Kigali yose yabaye umujyi. Uzi ko ndi inyuma? Iyi. Hey. Nanzi kuko jeje kugihaza. Kada. Ariko zira nkwavu zanjye ntabwo zibuze kubura ibiri. Birahari. Ubwatsi bwazo rwose. Ubwatsi ahubwo zizakugora mu mpeshyi. Ndashaka urukwavu nita Mukarujanga. Kubera ko ruzajya rurya cyane mpaka rubyibushye. Ahubwo hari agakobwa muri showbiz kajya gusa n'urukwavu. Hari agakobwa kajya gusa n'urukwavu. Karirimba kaziye kaje karirimba sinizi ukuntu bakita. Ukarebye mu maso kaba gasa n'urukwavu. Oya. There is a Air Force za amata cyakoze. Impingara we. Abakanda nzogira hano se shaje ngo abana hageze ngo barebye ari byo. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.